Ifi na Jason Kiki. Ariko urabizi najya nkoresha inama nkatankubise bake ariko uyu munsi ndabakuramo n'amenyo. Bamwe mu bahanzi bajya babivuga inama murwa nabyimitoma hakori. Mana we ni icyaha giko gishaka kumenyera ni icyaha gishaka kumenyera nakisha mana we kiri he mukinyere ngo ikigo gisha ibintu mba ndi kumva muri kuvuga ngo byo kumenyera ni ibiki muyobozi rwose mbabarira rwose nari nibereye none ivuga ibaye mama uzuko ntabyitwaramo. ariko manage imidugudu mfite hano ngiye yaranyobeye uyu mudugudu wanyu wanyarukuba niba ukoze mu ifu y'ubugari ibi nibyo byanyobeye. Icyambere cyo ibibazo byose twareba kimuri ariko mpora numva mufite urusaku rumeze nk'urw'amasazi. Yesuwe cye kibazo muyobozi ngiye mfite ikibazo ngavuga ikibazo cyawe sha iyo nza kubimenya cyangwa nkagishina kwicara niwe babwiretse nkabanza nkivugira ase ko myangwaguka wari baguruka niwe babwiye tane nanjye mbanze mvuga muyobozi rwose bidamu mwadaye byashijemo amazi. ntunyumvira aba bantu badahora bumva ko nzi ko twabahaye ibidamu byose byujuje umubare byujuje n'ibyangombwa tukabahereza n'amashanyarazi nk'ibyo bibazo mpora numva buri kaye mubisubiramo tuzabikemuza. Bose muyobozi mushaka inzira mu binyuzamo mu mutikemo mbega umudugudu we ariko murabizi nyarukoba nyamuri abambere muri abambere mu bujiji mu bugoryi ndetse no mu burofu. gukundira iki ishengewe rwose muyobozi ikintu tugukundira komeza uvuge uri igicucu twugamamo izuba. umva rero rwose wa muntu we wowe nabibonye ufite ubwenge buhagije ariko hari ikintu kimwe kiri kumbabaza kuri wowe. iyo nkubonye ugiye kwa muganga n'amaguru ugiye ku murenge n'amaguru ugiye ku karere n'amaguru ntago binshimishe bitewe n'ubwo bwenge ufite kwanza ntago biri mu kigero cyawe ahubwo yongeye kuguhemba ikintu kizakikugezeyo hafi. Ese wagiye kumuha igare cyangwa imodoka? sha nanjye ntago mbizi tu ariko nanjye reka ntanga igitekerezo muyobozi hano mfite igitekerezo cicikaho umwanya wawe ntago uragera umva rero nawe byanakubwiraga impano ngiye kuguca amaguru yombi nk'akagare k'abafite ubumuga ngo wowe uvuga igitekerezo cyawe. muyobozi ngiye naragushimaga navugaga ko uri umuntu mwiza rwose pe uri umuntu mwiza umvinjejwe nayo umva rero ati nawe byanakubwiraga. Yesuwe Harya ngo umuyobozi sabe ugiye avuga gasha ibyo nababwiraga si ngibi uyu mugabo ngiye kumubakubitira mukurema agasuzuguro. mbega urushyi bakubita umuntu n'imyenda ikavamo. aya dore ngiyo action. muyobozi rwose bidamu mwadaye byashijemo amazi.